Umwaka w'imbabazi z'Imana uraje ku buzima bwawe. Imana yongeye kuguha amahirwe yo kuvugana nayo, yo kugendana nayo, yo kubana nayo. 2026 irasohoye ku buzima bwawe. Dore igihugu ndetse n'isi byose biri imbere yawe. Nuhitamo kugendana n'Imana, Uwiteka azaguha umugisha. Ndabakiriye mu mwanya w'ijambo ry'Imana, yewe mugiye kubana nitwa Himbaza Claude. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo. Turasoma mu bice 14, turahera ku murongo wa 22. Umutwe w'ijambo ravuga ngo Yesu agendesha amaguru hejuru y'amazi. Reka dusome. Uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya amare gusezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye ariyo wenyine. Ariko ubwato bugeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba kuko umuyaga ubuturutse imbere. Nuko mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima, batinyishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati nimuhumure, ni njyewe, mwitinya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni itariki 26 z'ukwezi kwa 12, umwaka ni w'ibihumbi 2025. Turashimira Imana itugejeje kuri uyu munsi. Ntago twari tuzi ko tuzageza kuri uyu munsi tukiri bazima, ariko mu mugambi Imana yari idufitiye yo yarizi yuko uyu munsi tuzawugeza tukiri bazima. Imana ihabwe icyubahiro yo yaturinze, ndetse Imana ihabwe icyubahiro ko yabarinze namwe twese tukaba tugejeje uyu munsi turi amahoro. Tuyizamuriye icyubahiro n'icyayo. Iyi minsi turimo ni iminsi yo gushima Imana ko yabanye natwe muri 2025, ariko turi kugenda dusatira kwinjira muri 2026. Muri iyi minsi Imana iri kuduha ijambo rizabana natwe cyangwa se rizadufasha muri uriya mwaka wa 2026. Intego y'ijambo y'uyu munsi iravuga ngo 2026 Yesu aje aho uri. Intego y'ijambo y'uyu munsi iravuga ngo mu mwaka wa 2026 tugiye kwinjiramo, Kristo aje aho uri. Muri rino jambo ry'Imana twasomye, ababigishwa ba Yesu baratunguwe, kuko ngo igihe Yesu yarari gusezerera abantu, abigishwa ngo yarabinginze, arababwira ngo nimufate ubwato mwambuke mu mbanzirize hakurya. Abigishwa bose ngo binjira mu bwato, ngo bamaze kwinjira barambuka. Yesu ngo aguma asezerera abantu, ngasoje gusezerera abantu, ngarazamuka umusozi wa Elayono ajya gusenga. Tukiri aha ngaha, wowe tubana uko bwije nuko bukeye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ndagushishikariza gusenga muri uyu mwaka wa 2026, kuko ni umwaka Imana iduhaye ayandi mahirwe yo kubona ubwiza bwayo, cyangwa se ni umwaka Imana iduhaye ayandi mahirwe yo kuyegera kuruta igihe yo kuyisenga igihe twayisengeye. Nibyo twarayisenze muri iyi myaka yose twatambutsemo, kuva aho dukirijwe
kugeza muri uyu mwaka wa 2025 twarasenze, ntago twaryamye, ntago twasinziriye, ahubwo twakoze ibishoboka byose tubana n'Imana. Ariko ndongera kubigushishikariza, mu mwaka wa 2026 Imana irashaka ko dukuramo esheke twigeze tugira, esheke wagize muri 2025, umwanya utabonye ngo ujye imbere y'Imana ngo usenge muri 2025. Imana irawushaka muri uyu mwaka wa 2026. Imana iragukeneye cyane muri uyu mwaka wa 2026 kuruta iyindi myaka yose yabanje. Iri jambo muraryumvise, Imana igukeneye cyane kuruta iyindi myaka yose yabanje. Imana ntago ikeneye amafaranga ufite niba uri n'umutunzi. Imana ntago igukeneyeho izindi nyungu. Imana irashaka ko uyiha umwanya, ukayegera, ukaba iyo uri iruhande rw'Imana umenya amabanga y'Imana. Ariko iyo ugiye witaza Uwiteka ntago umenya amabanga y'Imana. Iyo ugiye witaza Imana ntumenya amabanga yayo, ntumenye ibyo ikugambiriyeho, ntumenye ibyo ugushakaho. Ariko iyo uri hafi y'Imana, haleluya, iyo uri hafi y'Uwiteka umenya amabanga Imana igufitiye. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo uticaranye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Nutaba hafi y'Imana, nutaba mu rugo rw'Imana, ntago uzamenya ibibera mu rugo rw'Imana, ntago uzamenya amabanga ari mu nzu y'Imana. Ariko uyu mwaka wa 2026 Imana iragushaka mu nzu y'Imana, Imana iragushaka hafi mu bwami bwayo. Kristo ngo arazamuka ajya gusenga ku musozi wa Elayono, ngo agezeyo arasenga, agira n'ubusabane n'Imana, aganira na se ariwe Data wa twese wo mu ijuru. Hanyuma ngo igihe cyo gutaha kigeze ngo yongera kumanuka umusozi, ngaramanuka. Ariko ngo abigishwa ubwo ngo barahagurutse ngo bageze mu nyanja hagati bahura n'ikibazo, ngo bahura n'umuraba wari waturutse imbere, ngo bahangana n'uwo muraba, bahangana n'uwo muyaga wari uje ubasumiriye. Ngo bakiri muri uko guhangana n'umuraba, ngo bagiye kubona ngo babona Kristo ngo abadepashe abanyuraho agendera hejuru y'amazi n'ibirenge bye. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ndarisubiramo, ngo bakiri guhangana n'umuraba wari ubasumiriye, ngo bagiye kubona babona Yesu ngo abanyuzeho arabadepashe ngo agendesha ibirenge hejuru y'amazi. Ngo bose babibonye ngo bakuka umutima, ngo bashya ubwoba, ngo baravuga ngo turapfuye turashize, ngo tubonye umuzimu agendesha amaguru hejuru y'amazi. Ariko ntago yari umuzimu, ahubwo yari Kristo. Yesu ashimwe cyane. Umva wowe turi kumwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ibyo ngibyo wabonaga bimeze nk'umuraba, ibyo ngibyo wabonaga bimeze nk'ibiteye ubwoba, ibyo ngibyo wabonaga bigukuye umutima, Yesu akunyuze hadepansa agendera hejuru y'ibyo ngibyo biri kukurwanya. Yesu akunyuze hadepansa agendera hejuru y'iyo miraba urimo. Ikimuzanye nta kindi, aje gucyaha uwo muyaga, aje gucyaha uwo muraba, aje gucyaha iyo nyanja urimo kugira ngo iguturize. Yesu akeneye kugenda mu nyanja nta muraba uri guhura nawo. Yesu akeneye kugenda mu nyanja nta muyaga uri guhura nawo. Yesu akeneye kugenda mu nyanja iguturije. Niyo mpamvu muri uyu mwaka wa 2026 tugiye kwinjiramo, Yesu yemeye kuza agenda n'amaguru hejuru y'inyanja kugira ngo agutabare utarohama. Uyu mwaka tugiye kujyamo, Yesu yemeye kuza agenda n'amaguru kugira ngo akurokore urupfu rwari rugusumiriye. Yesu yemeye kuza agenda n'amaguru kugira ngo akurohore
muri iyo nyanja wari ugiye kumanukamo. Yesu yemeye kuza agenda n'amaguru kugira ngo agukize ubwo burwayi bwawe bwananiranye. Uyu mwaka wa 2026 Yesu yemeye kwitanga ku bwawe. Arashaka kugukiza, arashaka kukurokora, arashaka kukubohora iyo migozi y'abadayimoni, iyo migozi abarozi bakuboshe. Yesu arashaka kukubohora muri uyu mwaka wa 2026. Icyo nkundira Yesu, aho utari witeze kuramubona niho umusanga, niho umubona. Aho utari witeze ko arakora imirimo ikomeye niho ayikorera, niho ubonera imirimo ya Kristo. Haleluya. Hari igihe ubuzi ngo Imana iragutabara inyuze muri mugenzi wawe, ariko ugasanga inzira z'Imana zibusanye n'ibitekerezo wari ufite. Haleluya. Hari igihe ubuzi ngo Uwiteka aragutabara anyuze iburyo, ariko kubera ko inzira z'Imana zihabanye n'ibyo dutekereza n'ibyo twibwira, Imana ikagutabara inyuze ibumoso. Haleluya. Hari igihe dutekereza nk'abantu, ukavuga ngo uko byagenda kose ndabona Imana iri buntabara inyuze imbere. Iyo ugifite ibyo bitekerezo, Imana iragukure kugakomeza ukarwana, ukabanza ugahangana no kwishakira inzira y'Imana iri bunyuremo. Imana igaceceka, ukarwana, wamara kunanirwa ukajya kubona ukabona Imana igutabaye inyuze inyuma. Aho utatekerezaga ubutabazi niho Uwiteka anyura. Hari umuntu yavuze ngo ninanirwa mu rugendo inzira imaze kuramba, ngo no mu makuba y'iyi si ngo Uwiteka azantabara. Nshuti, Imana igutabare utarananirwa. Iyo miraba iri kwiburindura imbere yawe, uyisige muri 2025. Ubwo burwayi bwihindura isura buri ku buzima bwawe, ubusige muri 2025. Ubwo bukene, ubwo bushomeri butatuma hari ahantu ugera, nshuti, busige muri 2025. Uyu mwaka wa 2026 Imana ishaka kongera kuvugana nawe iby'ubutwari. Imana ishaka kongera gukorana nawe iby'ubutwari. Imana ishaka kongera kugendana nawe bitandukanye nuko yagendanye nawe muri 2025. Imana ishaka gukorana nawe iby'ubutwari. Sinzi uko wowe muri iyi minsi uri kugendana n'Imana. Ahari wasanga waranayitaye, ariko Uwiteka arashaka gukorana nawe. Uwiteka arashaka kugendana nawe. Ndagira ngo wibuke imirimo y'Imana, iby'Imana yagukoreye muri 2025. Ni ibihamya byerekana iby'Imana igiye kugukorera muri 2026. Muri zino mpera z'uyu mwaka mbonye imirimo y'Imana. Hari abantu benshi Imana yatambukije impanuka. Hari abantu benshi Imana yakijije uburwayi. Hari abantu benshi Imana yasimbukije impfu. Ibi ni ibihamya bitwinjiranye muri 2026. Imana 2026 yiteguye gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Imana muri 2026 yiteguye gukora, yiteguye kuzura abantu bari barapfuye mu buryo bwo mu mwuka. Muri 2026 Imana yiteguye kongera gutanga agakiza, yaba mu rubyiruko Imana yiteguye kongera gutanga amagakiza, yaba
mu babyeyi, mu bubatsi ngo Imana yiteguye kongera gutangamo agakiza. Uyu mwaka wa 2026 ni umwaka Imana ije gukorana n'abantu cyane. Ariko se wowe turi kumwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, witeguye gukorana n'Imana muri 2026? Ibi ni ibintu umuntu ategura muri izi mpera, igihe umwaka ugiye gusoza, tugiye gutangira undi. Ibi ni ibihe umuntu ategura, ntago ari ibintu biza ngo byikubitaho nk'impanuka cyangwa se bize nk'ibivejuru. Oya, gukorera Imana urabitegura. Witeguye gukorera Imana ute muri uyu mwaka wa 2026? Ni ibintu ugomba gutegura tutari twagera ku itariki ya mbere y'ukwa mbere. Ni ibintu ugomba gushyira kuri plane, nk'uko uri kuvuga ngo muri 2026 nzajya ibunaka, nk'uko uri kuvuga ngo muri 2026 nzakora imishinga. Ni nako ugomba gukora plani yuko uzakora umurimo w'Imana. Ni nako ugomba gukora plani yuko uzaba mu murimo w'Imana. Ni nako ugomba gukora plani yuko y'ibyo uzakora mu bwami bw'Imana. Witeguye gute muri uyu mwaka wa 2026 gukorera Imana? Ese witeguye gute kubana n'Imana muri uyu mwaka wa 2026? Tugiye gusenga Imana, tugiye guhamagara Imana. Isengesho uri busenge uyu munsi, Imana irakumva. Isengesho ugiye gusenga iyi saha, Imana yiteguye kumva amagambo y'imva mutima yawe. Amava mutima ni Imana ikeneye, apana kuyishyeshyenga. Kuko iyo Imana uyishyeshyenze nayo iragushyeshyenga. Iyo Imana uyibeshye nayo irakubeshya. Itegure. Imana ikeneye amagambo avuye ku mutima wawe. Niyo Imana ishaka, niyo Imana ikeneye. Imana ikeneye kwibwiza ukuri. Ntuyibwire ngo nzajya gusenga kanyarira, ngo nurangiza umwaka uzashire utagiyeyo. Reka dusengane Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, warakoze kubana natwe muri 2025. Iyi 2026 dutangiranye ingamba nshya zo gukora umurimo wawe, zo kuba mu by'Imana, kuko twamenye ko nituba mu byawe nawe uzaba mu byacu. Turagushimiye, uduhe gukora ibyo gukiranuka kandi uduhe kugendera mu nzira z'Imana. Urakoze kuri Imana yumvishe gusenga. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Wakoze kubana nanjye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndagusaba byibuza ngo iyi video uyisharinge abantu 2 cyangwa 3, umfashe kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana izaguha umugisha, ndetse nanjye Imana izampa umugisha. Murakoze. Gahunda y'ijambo ry'Imana naho ku munsi w'ejo.